ngo yingira ngo ni kurumbarira ingoma yanise bizira ubwoba umugabo utagira iryoya ku mubiri sina reka mvuga bampaye reka mvuga bankuye mu Gisaka bakanshira mu Gisagara imbere ari umunyamurenge ari umuvyeyi w'abanyamurenge kuko niwe wise izina umunyamurenge nje niko nabitekereje niko navyumva kuko navuze ngo ni Gisaro waserutse mu museke yanga kuba abi wabo basibangana nibwo yabaremeye izina rizira kizinga iyo yabaye inzira yo kwikura mu nzitana yari ruganza cugura rwabonekeje icimo muri bureau d'enseignement protesta imvumba yaje ivuka kwa ruteye ngo avumbuka aravumera kugeza tubonye ubwene gihugu ineza ya Gisaro twese turayivuruganye. ntabwo twari kwibuka umuntu usanzwe n'umuntu udasanzwe wacu twese ntabwo rero umunsi ari umunsi wo kubabara oya ni umunsi wo kwishima. Haleluya. Dusome muri Matayo ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 12 gasoma kuva ku murongo wa 15 kugera kuri 21 aravuga ngo Yesu abimenye arahava abantu benshi bajyana nawe abakiza bose arabahana ngo batamwamamaza ngo ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya bisohore ngo dore umugaragu wanjye nkunda natoranyije umutima wanjye ukamwishimira nzamushyiramo umwuka wanjye azamenyesha abanyamahanga ibyo gukiranuka ntazatongana ntazasakuza ndetse no mu nzira ntawe uzumva ijwi rye ururimi rusagutse ntazaruvuna kandi n'ururimi rucumba ntazarusiga urumuri rucumba ntazarusiga kugeza ubwo azareshesha gukiranuka kwe kandi izina rye abanyamahanga bazayizigira. Mwakoze kuba hano kandi ndashima Imana kubwa uruza gahunda yaje kwakira abantu nta muntu wundi nakira hano ariko buri muntu wese uri hano arisanga ni muzi ya data. Ndashima Imana ko izamahirwe yo kuba twaganira ijambo mfite iminota 20 kandi ndagerageza kuyubahiriza. Ndashima Imana kubw'uyu munsi ariko cyane cyane ndashima Imana ko mu bikorwa byacu harimo n'ibingibi byo kwibuka tuvugamo Imana. Cyo kintu gikomeye kiruta ibindi nshima Imana kubera yuko namenye yuko buri gikorwa cyose kivugwa mu Imana ni igikorwa cyo gushigikira. Ndatinya yuko izavugwa gusa nk'umuhango kandi yarakoze ibikomeye. Honorable twibuka hano niwe yamuhaye icyerekezo. Ibikorwa byinshi muza kuvuga munazi bamwe babaye abagabo abahamye babona bikora ntabwo ari we n'Imana. Yesu ahimbaza. N'Imana cyane n'Imana yonyine. Yesu ahimbaza. Ku buryo umuntu yavuga ngo n'Imana yabaye ku ruhande rwiwe. Iyi Imana itaba ku ruhande rwiwe biriya bintu byose byakozwe n'ibyari gukorwa yuko tugiye kwibuka ntiyari kubishobora. Ariko ni manifestation y'umuntu umwe mu babaye perezida w'Amerika
Abraham Lincoln azwiho kuvuga Imana, azwiho kuba yarabaye umuyobozi mwiza washyize Imana hejuru muri kiriya gihugu. Umunsi umwe yabwiye abantu ngo ntakakwivuga mu rurimi rwaho, ariko nibwo buryo bwiza bwatuma gisobanura. Bivuga ngo my concern is not whether God is in our side, my great concern is to be on God's side, for God is always right. Ngenekereje ni nko kuvuga ngo simfite ikibazo cy'uko Imana cyangwa cyo kwibaza yuko Imana yabaye mu ruhande rwacu, ngo ahubwo hari ikibazo gikomeye cyo kwibaza niba twebwe twarabaye mu ruhande rw'Imana. Ngo kubera yuko iyo tubaye mu ruhande rw'Imana iteka iba mu ruhande nyarwo. Ikibazo gikomeye rero si uko yabaye mu ruhande rwacu yaturwaniriye, yaduhaye ababyeyi baba twibuka bakoze imirimo ikomeye. Ikibazo ni ukuvuga ko turacyari mu ruhande rw'Imana, iracyaturera mu ruhande rw'Imana, iracyakora itubona cyangwa bisigaye biziriha. Ikintu cya mbere uvuga kuri Yesu muza n'ibyo uwo twibuka n'ubuzima bwacu twese ni identite ya Yesu. Nicyo kintu cya mbere mvuga kuri Yesu. Ikibazo cya mbere Yesu yahuye nacyo ni icya identite. Biroroshye kuri tuvuga ngo se gute bimeze gute umwana w'Imana ishobora rwose icyo nyine icyo yazize. Muri identite ya Yesu hari ibintu bibiri. Hari identite nyayo, hakaba na identite pratique abantu bamuhaye. Muri identite nyayo Yesu ni umuntu wari waravuzwe n'abahanuzi bakomeye. Duhere kuri Yesaya mu gice cya 9 ku murongo wa 5 ukomeza, iyo avuga Yesu akamwanuza, akamuvuga mu gukomera kwe, akavuga ngo n'Imana ishobora byose, dore ubutegetsi buzagendana nawe, azitwa, bamuvuga amazina, baramuvuga, ukavuga ngo iyo Yesu abantu bose basomye Yesaya bakunze kwishima yuko hari n'umuntu uzagirira igihugu akamaro. Niba hari umuntu wamenye intego ya Yesu ni nyir'ubwite. Ni kubwira abantu ngo umara imyaka 80 ugarutwa n'uwo mazunga kumaze intego yiwe. Umara imyaka 80 uri mu buzima butagira intego, utagira icyerekezo, utazi icyo ushinzwe, utazi icyo ukora, ujya muri gahugukika. Hari abantu baye mu kigani, uwamagaye wese arakurikira, ufite gahunda wese arakurikira, mbese ni nk'amaremboroke kurya cyane aho tuzeri yerekeye niho rembore ikurikira. Hari abantu babaye muri ubwo buzima, nagira ngo mbabwire ko kimwe mu byaranze Yesu bigomba kuturanga ni ukugira intego. Yagiraga intego, yarazi icyamuzanye kandi yaragikoreye kugeza umunsi wa nyuma ari mu musaraba, aravuga ngo birarangiye, tetelesari ndahiye intego. Izo nagombaga gukora nizo nakoze, umunsi nagomba kurangiza niwo munsi zizoresheho. Yesu ayibase. Intego ni ikintu gikomeye ibintu urubanza utahagaze neza. Uzabona dusengere kominote yacu ibizabavukaho kandi ntawayihisemo, ntawagize forume ari havukira. Twese iyo tubishaka dushobora kuvukira muri Amerika. Ndabona gake niyo bimukira, iyo babaha amahirwe yo kumenya aho bavukira niho bari kuvukira, ariko si bo bavukiye. Kuko atari bo bavukiye nibafate neza aho bavukiye, nibasenge aka karere tubarebe sanga saku. Amateka yacu atubwira Abanyarwanda 100% nta muntu ntakwitwarisaza iyo bikinde yacu, ariko amateka yacu atuha uburenganzira muri Kongo 100% ntawabisaza. Niyo rero bana gushima kuri Mariko uri Imana ishobora byose, uri Imana ikomeye, uri Imana ibana, uri Imana yaguhamagaye mu gihe cya uramuhamagara ngo ukore twari duto, hanyuma ugagakiza kawe, tumaze kuba agakiza kawe uravuga ngo tugende tuvuge ubutumwa mu mahanga. Hari ibikorwa byiza, hari imirimo myiza, hari imbuto nziza, hari imvugo nziza, hari urukundo, hari ibyo wakwigishije wabaye role
ibyo dusaba tuzabikora tugukomeye bashaka kuri kugira ikibazo iyo gahunda dufite ntabwo turi bwice. turagushimira umwanya turimo, turagushimira ko utaturetse, turagushimira kuko utaduhaye mu bihe bigoye. Uriya Isirayeli bagowe wabahaye Mose, mu gihe natwe twari dushobewe, mu gihe tutari tugifite ibyiringiro, turagushimira ko wahagurukije itwara, turagushimira imirimo ikomeye, turagushimira ibitangaza. Haleluya, haleluya. Ntabwo twahisemo kuvuka muri ubu bwoko, ni umugambi wawe mugari Imana, turabigushimiye. Turagushimira imirimo yose ihari ikorwa, turagushimira ko wahagurukije gukomeza kiriya kivi yari afite. Umugisha bwose usuka imbaraga mwami muri ibi bihe mu bwoko bwawe, aho abantu bari, aho batatangiye ku isi yose. Icyubahiro ni icyawe, urakoze kuko nawe mwami ukomeza kutuba hafi no kudushyigikira. Icyubahiro ni icyawe kubwa Yesu Kristo mwami wacu, amen. Twamushimire abafite gahunda y'amasengesho,
dukurikije ijambo ry'Imana kubaka mu buryo bw'umwuka cyane cyane baribuza ndetse n'indangagaciro z'umubyeyi wacu turimo kwibuka umugoroba. Ntabwo biba byoroshye, banakomeje kubitekerezaho usanga yuko ibi birori bifite ishusho navuga ebyiri. Turimo turabibuka n'umubyeyi watuvuyemo tumukunze kandi tumukeneye, ariko nanone tukamwibuka nk'umubyeyi ushobora kutubera intangarugero, ushobora ndetse kuba yaranabereye bamwe muri twe intangarugero mu buryo butandukanye. Rero natinze mu magambo, nagira ngo mbibutse yuko atapfuye. Ibyo nagira ngo tubigereho, ntabwo yapfuye, ntabwo yapfuye nk'uko byanditswe, nk'uko tubizi, intwari ntabwo ipfa, ibigwari nizo bipfa. Turaza kumva ijambo ry'umuryango wa Honorable Gisaro Muhoza, turaza kubabwira uko bakurikirana. Haraza kubanza umubyeyi Honoro Mark asubizaho Gaju Gisaro, Beya Gisaro, abo ni abana be, ndetse n'umubyeyi wacu Madame Gisaro nawe ari buze gufata ijambo. Muri aka kanya nagira ngo sabe Bernabe ko yaza akaduha umwirondoro w'umubyeyi wacu turimo kwibuka muri mugoroba. Murakoze. Arakoze kumva ijambo. Reka wagezeho mu magambo avunaguye umwirondoro wa nyakwigendera kwibuka uyu munsi, cyane cyane ko ugereranyije urebye hano abantu bahari abenshi mu rubyiruko rwagiye rumwumva, batagize amahirwe yo kumubona cyangwa ngo baganire nawe. Uwo twibuka uyu munsi yitwaga Gisaro Muhoza Frederic Isaac. Yavukiye ahantu hitwa i Muhanga, ni mu bihugu by'imuhira abahazi hariya mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Avuka mu mwaka w'1942, avuka mu Murara kuko tubyita iwacu w'Abadahogwa, ku mubyeyi ise, ariko umubyeyi we nyina yari umukobwa w'Abagorora. Ise yitwaga Ruteyi, nyina akitwa Kangabuka. Bose bakoze imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi. Yavukiye mu muryango w'abana 11, abahungu 7 n'abakobwa 4. Yashatse ku itariki 11 z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'1965, ashakana n'umudamu we witwa Temina Nyirankema, mwabonye ifite amahirwe yo kubana nawe hano muri uno munsi, ndetse n'abana be 2 mu bana 6 umugabo yamusigiye. Yashakiye mu ngoma hariya abazi mu Rurambo, yamwe hakurya mu Gashararo. Akora ubukwe nk'uko mwabyumvise bwa Kristo mu rusengero rw'Abapentekoti. Ndibaza ko icyo gihe menya rwari rwitwa Mission Libre Servase. Abana yasize ni 6, bose barahari. Abakobwa ni abadamu 2 n'abahungu 4 barahari, nabo badashoboye kuboneka hano, ariko
abamukomokaho bose ubu ngubu ni abantu 19, ubwo murumva ko abana ari 6, abuzukuru 13. Amashuri yize amashuri mato ayigira i Remera, aho yari yarangije mu mwaka wa 50, umwaka w'amashuri wa 58, 59. Kera cyane abenshi hano mwari mutaravuka, Alfred we yaje kugiye. Mu mwaka wakurikiyeho uko ni ukuvuga 59, 60 nibwo yatangiye segonderi, nanone ayigira hari i Remera, aho yaje kuyirangiza muri 64. Murumva icyo gihe cyane cyamurere yize cyitwaga pedagogie generale n'uburezi, ndetse uwo mwaka bawurangirije kubera intambara ya Murere, uwo mwaka babigiye i Bukavu. Hari umuntu barangijanye uri hano, Muzehe Muringa Bonaventure, bari kumwe icyo gihe kuva mu wa 5 n'uwa 6 bari i Bukavu. Kubera ubuhanga yagaragaje mu mashuri, abantu bo mu Rurambo barabizi, muri histoire bazamuvugaho, bagendaga bamusimbuza mu mashuri. Mu mashuri mato avuye mu wa 3 yagiye mu wa 5, arakomeza mu wa 6. Icyo gihe amashuri mato yari afite imyaka 7, yiga n'uwa 7 i Remera, atangira segonderi ya mbere n'iya 2 n'iya 3, ubwo hari hageze muri 61, 62. Abo wa mbere cyane n'undi mwana w'umufurero barabasimbisha ntibiri wa 4 bajya mu wa 5. Arangije amashuri yisumbuye ni muri wa mwaka twavuze wa 64 wa Murere, ntabwo bashoboye gukomeza kubera ibitabo byari byabaye. bahunga bataha, bamwe bose bajya iwabo. Ubu byumvikane Muringa yagiye iwabo, bo bari batuye Mwenga, hanyuma nawe ataha aza mu Rurambo, aricara. Muri icyo gihe cyo kwicara nicyo gihe yagize icyiyumviro cyo gushaka muri 65 mu kwezi kwa mbere. Akimara gushaka, kuko hari umutekano muke, bahungiye Bujumbura na ba Muringa bariya, menya na Bigeyo n'abana b'Agaturuturu, kuko icyo gihe Murere yari yibasiye abantu b'incabwenge, bo bari abambere bize. Ariko ntiyatinzeyo, yahise agaruka, yagizeyo nk'amezi make, aragaruka mu kwezi kwa 6, ajyana ashaka inzira yo kwibuka, kuko hari amahoro bukebuke. Baca ahantu hitwa Kaziba, bagezeyo bahaboneye ibintu bikomeye cyane, kuko ntibashoboraga gusohoka. Burya umuntu w'umuhanga bari umuhanga burya, kandi ahaciye hose ahasiga marke runaka. Bamisiyoneri b'abasedwa baza kumenya yuko ari Kaziba n'umudamu we, kandi bihisha. Batuma imodoka iraza irabafata, iwe n'umugore ibatwara i Bukavu. Bashitse i Bukavu, umunsi bahashyika bahita babatwara muri leta, basezerana muri leta uwo munsi. Bukeye bwaho
babaha inzu bamuha n'akazi ko kwigisha mu ishuri ryisumbuye ry'Ikadutu murahazi hariya ry'abapentekote nyine. Uwo mwaka ntabwo yawumaze i Bukavu, yahise agenda i Kinshasa akihakandarira mu Burundi agafata ubutegetsi. Ubwo yari yajyanye na ba misiyoneri ariko cyane agiye kwiga kaminuza Kisangani. Mu Burundi afashe ubutegetsi, za kaminuza zirahuzwa, option yari agiye kwiga ya psychology y'abaga Kisangani gusa, ijyanye Kinshasa ahita atangira kwigira i Kinshasa. Ubwo hari umwaka w'1965 yiga cyitwa psychology. Aho ngaho nyine muri kaminuza yitwa Garavanium niho yarangije amashuri ye atatubuye kuko tuza tubivuga cyangwa gusibira mu byo tuvuga. Mu mwaka w'1969 aha twavuga ko ari we Munyamurenge wa mbere warangije afite diplome ya lisansi. Ari nabo twavuganye bambwiye ko na kolektifite twari dutuyemo yose n'abasharishari n'abanyi n'abashibaki babaga muri kolektifite y'abafurero nta n'umwe wari bwagire lisansi. Mu mwaka w'1977 yatangiye kwandika igitabo cyiwe cya doktora, byumvikane ko yapfuye atararangiza. Imirimo yakoze imirimo myinshi cyane ku buryo tutari kuyivuga, wenda n'imwe tunayizi koko, ariko turavuga nk'imirimo igaragara y'indashyikirwa yagiye tugeraho kandi tuzi, kandi turavuga ibyo tuzi kandi ibyo kuri. Atangiza amashuri ubwo mu mwaka w'1969 agiye arangiza gutya rwose, n'amadame wari hano bagicumbise no mu mazu ya kaminuza. Ihuriro y'amashyirahamwe y'amadini y'abaprotestanti muri Kongo yahise rimuhamagara ubwo nyine akirangiza, ataraba no muri kaminuza cyangwa abantu muba mugishakisha ibyangombwa bya kaminuza. Yahise abona umwanya wa secrétaire général adjoint wa bureau de l'enseignement protestant. No kuvuga ni biro yarebaga amashuri yose y'amadini y'abaprotestanti muri Kongo kuri iyi ngana muyizi aho bakoreraga hose. Ubuso bw'imiliyoni 2,345,905 kilometero kare. Mu mwaka nyine mu mezi yavuga mu mwaka wakurikiyeho wa 70 yahisagirwa depite bwa manda yo ya mbere. Yayitangiye muri 70. Hari abantu numvishe nabonaga bandika kuri za muga ngo yatangiye depite muri 72, nabonye n'abandi bavuga 73. Yatangiye muri 70, yari manda y'abantu babaye nome, abantu bakuru turi hano tugiye twakuze turi muri secondaire, manda y'abakomiseri babaye nome. Icyo gihe yarahagarariye circonscription electorale Kuvira, ariko nanone akomeza na wa murimo wiwe wa secrétaire général adjoint wa BP. Yakoze muri BP, yakoze umwaka umwe, umwaka wa 2071 arangije amashuri. Nanone yagiriwe icyizere abasekretari akademike wa ISP Kananga, aho ni muri Kasai Occidental n'ibeshye.
nawe yakoze umwaka umwe. Umwaka wakurikiyeho 72 yagizwe administrateur du budget wa kaminuza y'i Kinshasa. Iho hatindaho kuko yakoze imyaka 3 kugeza muri 75. Icyo gihe cyose agikombina umurimo wiwe w'ubudepite n'iyo mirimo yindi. Muri 75 yagizwe secrétaire général administratif wa kaminuza y'Isangani. Nawe yakoze umwaka umwe. Muzehe Rumenga Sizimba ari hano niwe bahuriyeyo na Mariya mu Kibamba, bakihagera gutya bahuriyeyo nawe batangiye, twagiyeyo yarahavuye. Mu 70 icyo gihe yarakiri n'umudepite. Mu mwaka wa 76 yagizwe secrétaire général administratif wa Institut supérieur de commerce ISC y'Igombe i Kinshasa. Mu mwaka wa 77 nanone ibyo turabizi benshi, nibwo yatorewe manda yiwe ya kabiri y'ubudepite. None hatowe muri circonscription electorale y'Uvira. Ubwo yitabaga Imana, kuko mwayibonye byanditse hariya itariki 16 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 1980. Ubwo yarinjiye muri manda ye, mu mwaka wa gatatu wa manda ye ntiyashoboye kuyirangiza. Ibikorwa yakoze by'indashyikirwa nk'uko nababwiye, ntabwo turi buvuge ibikorwa bye byose, ariko twagiye tuvuga ibikorwa bigaragara yagiye ageraho. Ubwo yari secrétaire général aje, abantu bose barabizi, muri za 70 twari duhungutse. Aho twahungukiraga hose twararaga twatashe ishuri rya primaire rikahataha. Ndetse ibyo ntabwo yabikoreraga Abanyamurenge, n'aho abapfurero bari batuye, ndetse no mashuri amwe y'abashiko yarashinzwe yari yarahakoze kandi abishinzwe. No muri Nord Kivu hari amashuri ya Protestant yagiye aba. Ayo twavuga iwacu na amashuri mato yo mu Rurambo, yo mu Gatanga, yo mu Kagogo, yo mu Bijombo, yo mu Mikarati, yo mu Minembwe n'ahandi. Ndetse no gushingwa kw'ishuri ryo ku Kabara nabyo yabigizemo uruhare.